Muraho neza bakunzi b'ibiganiro byanjye. Uyu ni umwanya tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko igira ati kuki urubyiruko cyangwa se kuki bamwe mu rubyiruko bo muri iki gihe badatera imbere. Ndongera kubasuhuza mbaha ikaze mu kiganiro cyanjye. Muraho neza bakunzi b'ibiganiro byanjye ku Gisubizo TV show. Ndabaramukije kandi ndabashimira ko mwongeye guhitamo gukurikira ikiganiro cyanjye. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo ikomeye cyane, impamvu zituma bamwe mu rubyiruko bo muri iki gihe badatera imbere. Hari abarangije amashuri, hari abafite impano, abandi bafite imbaraga nyinshi, ariko ntibatere imbere nk'uko babyifuza. Ese ni ikihe kibazo? Ikibazo kiri he? Ni amahirwe abura? Ni ubushake se? Cyangwa ni imyumvire? Iterambere ry'umuntu ritangira mu mutwe. Ni ukuvuga ngo iterambere ry'umuntu ritangirira mu mutwe. Iyo umuntu atizeye ko ashobora gutera imbere, ahita atsindwa ataragerageza. Iyo utifitiye icyizere, utizeye, muri makeya uhita utsindwa utaragerageza. Nyamara nshuti yanjye, ntabwo ari byiza gutsindwa utaragerageza. Twese tugomba gukora tugatsindwa ariko twagerageje. Yewe ndetse hari n'abafite izo mbaraga ndetse banafite impano ariko bakabura disipurine. Disipurine nicyo kintu cy'ingenzi gikwiriye kutwubaka mu bintu byose. Udafite disipurine nta na kimwe wageraho. Ugasanga ntibubahiriza gahunda, muri make nta gahunda bagira, ntibihangana, ntibanakora buri munsi. Ibi bigatuma twebwe urubyiruko tudatera imbere. Turebye neza, hari ibintu bitatu by'ingenzi bituma urubyiruko rwinshi rudatera imbere. Icya mbere, kutagira icyerekezo. Abenshi ntibazi aho bashaka kugera mu myaka 5 iri imbere. Niba utazi aho ujya n'igihe ugezeho, ntiwabimenya. Niba utazi aho ujya n'icyo ushaka kugeraho, ntabwo wamenya n'igihe uriho. Icya kabiri, gukunda ibintu byihuta. Ibi bintu ni ibintu bibi cyane. Benshi barashaka amafaranga menshi vuba, ntibashaka inzira ndende, ntibashaka inzira ndende y'ubutwari. Bagashaka ahantu bashakisha amafaranga bagahita bayabona ako kanya. Ahandi bashora uyu munsi, ejo mu gitondo bakaba bifuza ko baba bamaze kubona inyungu ingana n'igishoro bashoye. Amasaha 24 gusa. Kuki ibi bintu byaje? Kuki ibintu byatujemo? Kuki byokamye urubyiruko rwacu? Ariko nk'uko babivuga, umunyabwenge avuga ko inzira ndende niyo iguha umusaruro urambye. Inzira ndende niyo iguha umusaruro urambye. Icya gatatu, kutagira abajyanama. Ibi nabyo bituma urubyiruko rutagera ku ntego, rudatera imbere, rutagera aho rwifuza. Ubwo ubwabo rukiyizera, rukumva wigize nta mujyanama w'ubuzima bwawe. Ibi bikabadindiza mu iterambere. Umuntu ashobora kuguhugura, kukwereka aho wagwa n'aho wahera. Abenshi barirukira mu bandi ndetse no mu bindi, batisunze ababagira inama, bigatuma bazenguruka ndetse
zikabagora no mu buzima bwabo. Rubyiruko, umva inama y'uno munsi. Niba ushaka gutera imbere, tangirira aho uri uyu munsi wa none. Witekereza ngo gutera imbere kwawe kuzabera ahantu cyangwa se mu mijyi imaze gutera imbere. Ukavuga nti ninajya i Kigali ngo njye mu mujyi sinshobora gutera imbere. Oya, inama y'uyu munsi, tangirira aho uri ubu. Ntuzatekereze utekereze guhera ku mafaranga menshi. Tangirira uko wifite, kora uko ushoboye, wige, saba inama kandi wihangane. Iterambere ni urugendo, si impano itangwa vuba. Oya, ni urugendo. Tegura, uhange, utekereze cyane kandi wihangane. Ndagusaba wowe uri kureba iyi video, igihe cyose ukiri mu buzima, icyerekezo kirahari cyane, kiracyahari rwose. Kiracyahari. Ntukarekereze inzozi zawe. Ntukibwire ko abandi aribo bashoboye gutera imbere. Nawe wabishobora, birashoboka rwose. Murakoze cyane kuba mwakurikiye iki kiganiro kuri channel yanjye yitwa Igisubizo TV Show. Niba wanyuzwe n'iki kiganiro, kanda like, subscribe kandi usangize n'abandi, by'umwihariko urubyiruko. Turashaka kubona urubyiruko rufite icyerekezo, umurava n'imbaraga zo kubaka ejo heza. Irrespectively, girl, I need my fantasy. I want you to act in my love story. Gukurikira iki kiganiro kuri channel yanjye yitwa Igisubizo TV Show. Ntugende utanditse muri comment. Siga muri comment niba unyuzwe n'iki kiganiro, cyangwa se utere comment kuri iki kiganiro. Ese ubundi channel yanjye Igisubizo TV Show harani izagera? Ndagushimiye cyane, musabiye amahoro n'ibigisha Imana itanga. Urakoze, urakarama.